inshuti yanjye bene data muneza amatwi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Havugimana Jean Pierre kuri channel ya Bohoka TV. Twumva iki Imana ivugana natwe muri iyi minsi. Imana irashaka ko abakristo bambara imbaraga. Imana irashaka ko abantu bambara imbaraga bakava mu magambo bakinjira mu imbaraga z'ijambo ry'Imana. Reka twumve rero Zaburi ya 84 umurongo wa 6. Ijambo ravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Amen. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 84 umurongo wa 6 ravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga. Kabiri, hahirwa abafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo. Iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo kandi bene abo ngabo ngo bagenda bagwiza imbaraga. Haleluya. Ntibacogozwa n'incamugongo, ntibacogozwa n'ibibarwanya, ntibacogozwa n'ibahiga, ahubwo ngo barushaho kugenda bagwiza imbaraga. Haleluya. Ijambo ravuga ngo hahirwa umuntu n'umuntu umufitemo imbaraga. Ntabwo hahirwa abanyabwenge runaka, ntabwo hahirwa abafite za dogitora, ahubwo ijambo ravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, umuntu ufite Kristo muri we nk'umwami we n'umutabazi. Uwo ni uhirwa wenyine. Ijambo ryavuze ngo bene abo ngabo iyo bafite inzira bajya bagira inzira zijya ahantu hitwa Isiyoni. Imana irashaka muri iyi minsi abantu bera imbuto zikwiriye abihannye. Ntibavuga Imana ku magambo gusa, ntibavuga Imana mu bintu gusa bagaragaza, ariko Imana irashaka ko abantu batunga Imana bakera imbuto zikwiriye abihannye n'abantu bakabareberaho bakabikitegererezo. Haleluya. Ijambo Imana irambwira ngo Yesu abwira abigishwa abwira ngo ikintu bazabareberaho ko muri abigishwa banye nuko muzera imbuto, nuko muzaberera imbuto zikwiriye. Haleluya. Ijambo ravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, hahirwa umukobwa umufitemo imbaraga muri iyi minsi, hahirwa umusore umufitemo imbaraga muri iyi minsi, hahirwa umugabo umufitemo imbaraga muri iyi minsi. Ariko umuntu wese afite imbaraga z'Imana muri iyi minsi tugezemo, uwo nguwo ntazashobora urugendo, kuko ubusambanyi bubaye bwinshi, ubujura bubaye bwinshi, gucana inyuma bibaye byinshi, za divorce zibaye nyinshi. Ariko ijambo ravuze ngo ariko hahirwa umuntu. Haleluya. Hahirwa umufitemo imbaraga z'Imana, umuntu wuzuye ijambo ry'Imana, umuntu wuzuye umwuka wera muri iyi minsi y'imperuka. Uwo ni uhirwa wenyine. Ijambo ravuze ngo iyo anyuze mu gikombe cyitwa baka agihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Kandi ikintu bitangaje ngagenda gwiza imbaraga. Hari ibikombe by'intambara, hari ibikombe byo kuvugwa, hari ibikombe byo kwangwa n'umugabo, hari ibikombe byo kwangwa n'umugore, hari ibikombe byo kwangwa n'abana babyaye, hari ibikombe byo kwangwa n'umuryango. Ariko ijambo ravuze ngo ku muntu ufite imbaraga z'Imana iyo nyuze mu cyo gikombe ntacika intege, ngo ahubwo arushaho kugenda gwiza imbaraga. Kandi ijambo ryavuze ngo ngagihindura ahantu h'amasoko. Ntabwo igikombe kimuhindura, ahubwo baragihindura. Mu yandi magambo, umunyembaraga ni umuhinduzi w'ibikombe. Ntabwo ibikombe ahindurwa nabyo, ahubwo barabihindura. Yageze aho abasambanyi bari ntabwo asa nabo, ahubwo babahindura Kristo. Yageze aho abajura bari ntabwo yibana nabo, ahubwo abahindurira Kristo. Ijambo ravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo iki? Imbaraga. Haleluya. Umuntu ufite imbaraga z'Imana nubwo yaba ari mu gashomeri, nubwo aba mu gihe cy'ubukene, arimo yiga ishuri ry'ubukene, ajya yihangana. Kuko ijambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ibimukomveka, ibimutera, ibimuhiga, ibimunaniza, ngo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ariko ninde uhirwa? Ni umuntu umufitemo iki? Imbaraga. Ntabwo wabasha kunesha, ntabwo wabasha kunesha uruvugo, ntabwo wabasha kunesha itotezwa udafite imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego babwira umwami, baramubwira ngo mwami nyagasani, turabizi neza turakubaha, ariko ntidushobora gupfukamira ibigirwamana wabaje ngo bahamye Imana. Umwami aravuga ati bashobora kuba batazi ibihano za kubahana, mubabwire ko nagenje itanura 7 ngo bacana umuriro babigira ibikangisho byo kubakanga. Ariko ko bari buzuye imbaraga z'Imana ngo bakomeza guhamya, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ariko no kutadukiza ntabwo dushobora gupfukamira ibigirwamana. Nta yindi mpamvu bahamije batyo nuko ari buzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ravuga ngo hahirwa umuntu umufitemo iki? Imbaraga. Hahirwa umuririmbyi muri korali umufitemo iki? Imbaraga. Hahirwa. Ijambo Imana ravuga ngo abavuga mwami siko bose bazabona Imana. Kuburirimba ibyo ntacyo bibwiye Imana. Kuba uri pasiteri ntacyo bibwiye Imana. Kuba uri padiri ibyo ntacyo bibwiye. Kuba uri shehe ntacyo bivuze. Ahubwo Imana irashaka ko tutunga imbaraga zayo n'abaturebe bakadusomamo ubwiza bw'Imana. Dukwiriye kugira imbuto zikwiriye abihannye, tukavuga nk'abakiranutsi, tukareba nk'abakiranutsi, tugakora nk'abakiranutsi, tukaganira nk'abakiranutsi, kuko Imana irashaka muri iyi minsi, irashaka abantu bera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Bene data ro munteza amatwi, ijambo ry'Imana ryaburiraga buri muntu wese utuye isi yose kugira ngo amenye yuko umuntu Imana ishaka muri iyi minsi ni umuntu umufitemo imbaraga.
ni umuntu ubitse imbaraga z'Imana, ni umuntu ubitse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana iravuga ngo nabonye mu rugo rwa Yesayi umuntu ufite umutima nkuko umeze nkuko nshaka. Dawidi yari afite umutima umeze nkuko Imana ishaka. Kubera iki? Dawidi yaravuze ngo ngiye nabitse ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo ntayicumuraho. Mukwiye kubika ijambo ry'Imana mu mutima. Umva, ubwenge bw'abanyabwenge bugiye kuba impfabusa, ubuhanga bw'abahanga bugiye kuba impfabusa, n'intwaro z'abakomeye zigiye kuba impfabusa. Ariko umuntu wibitse n'ijambo ry'Imana, umuntu Imana ituyemo, umuntu Kristo atuyemo, ntateka azacirwaho. Bene data rero, ntabwo mbabwira byinshi, ariko menye ko hahirwa umuntu umufitemo imbaraga kandi akagira inzira nziza he i Siyoni. Iyo ageze mu bikombe byitwa Baka, iyo ageze mu bikombe by'amakuba, iyo ageze mu bikombe by'ubukene, byo kwambara ubusa, iyo ageze mu bikombe byo gucuza ntibyemere, ategereza Imana, ntabwo yiheba, gasubiza umutima, arushaho kwavasa akambara imbaraga z'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana bene data. Nuko rero bene data, munteze amatwi, buri muntu wese amenye ko hahirwa umuntu umufitemo iki imbaraga. Amen.